wese igihe cyose ahantu hose turwanya bigana n'abakomborora ibihangano by'abandi bakabibyaza umusaruro nta burenganzira nawe ufite ubuvumbuzi cyangwa ikirango cy'ubucuruzi ibimenyetso n'ibyitegererezo bikoreshwa mu rwego rw'inganda ihutire kubyandikisha umwanditsi mukuru uzamubirize uwabyigana. Umutungo bwite mu by'ubwenge n'ubuhanga karemano cyangwa bwigwa uganisha ku gihangano gishya gifite ikibitandukanya n'ibindi ubuvumbuzi buhanitse n'ubuciriritse cyangwa indirimbo filime n'ibitabo ibishushanyo n'ibyitegererezo bikoreshwa mu rwego rw'inganda urusobekerane rw'imiyoboro yo mu rwego rwa elegitoroniki ibishushanyo ndangamiterere ndetse n'ibimenyetso ndangahantu amazina n'ibirango by'ubucuruzi ibiranga umuco n'umurage gakondo ibyo byose ni bimwe mu bigize uwo mutungo. Umutungo bwite mu by'ubwenge n'urinzwe na buri wese igihe cyose ahantu hose turwanya bigana n'abakomborora ibihangano by'abandi bakabibyaza umusaruro nta burenganzira nawe ufite ubuvumbuzi cyangwa ikirango cy'ubucuruzi ibimenyetso n'ibyitegererezo bikoreshwa mu rwego rw'inganda ihutire kubyandikisha umwanditsi mukuru uzamubirize uwabyigana. Burya kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge ni ngombwa kuko bingufu abashakashatsi abavumbuzi. Umuntu yavutse akagera ku isi hari byinshi akora abikesha ubwenge aba yaravukanye hakiyongeraho n'ubwo agenda yiga haba mu ishuri cyangwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubwenge bufasha umuntu kwiyubaka mu bitekerezo ndetse akabukoresha mu gushaka imibereho aho usanga abantu bakora byinshi bitandukanye buri wese n'icyo ashoboye cyangwa ahisemo. Bimaze kugaragara ko hari abantu bashaka gukoresha ibyo abandi bivumburiye bakabibyaza umusaruro hagiyeho amategeko agamije kurengera ibihangano by'umuntu kuko biba byamuvunnye abishakashaka bityo ikivuyemo kikaba cyagombye kumugirira akamaro we cyangwa abe. Mu by'ukuri ikibazo kijyanye no kurengera umutungo mu by'ubwenge usanga mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere abantu bataramenya agaciro kabyo cyane ugasanga rero kwigana ibintu gufata ibihangano by'undi ukagenda ukabicuruza abantu babifata nkaho ari ibintu bisanzwe kandi mu by'ukuri ari ibyaha. Burya iterambere ryose ry'ubukungu iyo ugiye mu bihugu byateye imbere usanga mbere na mbere rishingira ku bushakashatsi. Umuntu wese ufashe igihe cye akagira ikintu gishyashya hanga agomba kurengerwa n'amategeko kugira ngo koko agikuremo inyungu n'umusaruro. Minisiteri y'ubucuruzi mu ngamba n'imirimo yihutirwa dufite mu ishami rya minisiteri rishinzwe gukurikirana no gushyira mu bikorwa ayo mategeko, icyambere dushyiramo ingufu cyane ni ugukangurira abanyarwanda kumenya ayo mategeko n'uburyo bagomba kunyuramo kugira ngo bashobore kurengera imitungo yabo iturutse ku by'ubwenge, ibihangano byabo n'ibindi binyabugeni kugira ngo bashobore kubibyaza agaciro kubera ko bavunitse mu by'ukuri babikora. Ariko kandi hari n'ubuhanga buvumburwa igihe kikagera bugashyirwa ahagaragara ku buryo ubukeneye wese ashobora kubukoresha mu by'ahanga. Hari ibintu bivumburwa bikarengerwa n'amategeko muri ibi bintu byo kurengera umutungo mu by'ubwenge, ariko bikaba byarateganijwe yuko bene ubwo burenganzira ababihanze bafite buzamara tuvuge imyaka iyi n'iyi, imyaka 10, 15, 20, iyo myaka yarangira noneho bwa buhanzi bwawe bugasa nkaho ubaye umutungo rusange w'abatuye isi, buri wese akaba afite uburenganzira kuba yabukoresha. Igihe ababihanze babona barabikuyemo umutungo uhagije bakavuga ati ahasigaye nanjye mbyeguriye abandi bose. Si amategeko gusa kandi
kuko byageze n'aho hashyirwaho ku rwego rw'isi umunsi mpuzamahanga wo kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge wizihizwa buri mwaka. No mu Rwanda rero uwo munsi urizihizwa muri uyu mwaka wa 2012. Insanganyamatsiko ikaba ivuga ku kamaro k'umutungo kamere mu by'ubwenge mu guteza imbere no kurengera umurage w'u Rwanda. Iyo tuvuze umurage w'u Rwanda rero humvikanamo byinshi binyuranye twasigiwe n'abakurambere bacu tugomba kubungabunga. Mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu byinshi byo ku isi hashyizweho ingoro z'umurage zifite iyo nshingano yo kubungabunga ibyo twasigiwe n'abatubanjirije. Akenshi ni byiza ko habaho ibitabo bya history, akenshi ni byiza ko habaho amashuri ya history, ariko iyo hatabayeho izi ngoro ngo zigaragaze amateka y'abantu ariko ashingiye kuri object zabo, kubigaragaza. Tuvuge iyo twerekana inyambo cyangwa twerekana impuzu, umuntu areba impuzu noneho babyifuza ko n'uwayanditse kuri iyo mpuzu mu mateka yandikaho mu magambo asobanutse maremare, ariko we kuko ureba impuzu bwite igihe uko yakanwaga, uko bayikoraga, noneho ukajya no kureba inyambo ukuntu yagendaga, byose wowe bikwihera igitabo cyawe mu mutwe, ukaba wakwiyandikira amateka ukayibuka. Kandi bavuga yuko object ni ukuvuga ikintu kiguma mu mutwe kuruta amagambo. Icyo ubonye, icyo amaso abonye kiguma mu mutwe kurusha amagambo. Dufite ingoro rero z'umurage 5, ariko tugiye gukingura mu kwa 10, turadukinguriye 6. Nk'uko bigaragara buri nzu ndangamurage uba ufite umwihariko w'umurage ibitse ari nawo utuma isurwa. Iyi nzu ni inzu twakwita nka headquarter y'andi ma musée, ikaba rero ifite umwihariko y'ubuzima bwa kera bw'Abanyarwanda muri rusange. Kuvuga ngo aho abantu bose bagurira ikintu cya souvenir cyangwa icyo bashimye mu bihangano tuba tugurisha hano. Icyumba cya kabiri kiganjemo imiterere muri rusange y'u Rwanda. Icyumba cya gatatu dufitemo icyo bita imirimo ya kinyarwanda ya buri munsi yakorwaga n'intoki cyangwa icyo twakwita activité économique za kera, harimo ubuhinzi, ubworozi n'ibijyanye n'intwara, transport. Tuza kujya mu cyumba cya 4 dusangamo ibijyanye n'ububoshyi, ububumbyi n'ububaji. Tukajya mu cyumba cya 5 hariho umwihariko ufite icyo uvuze cyane mu buzima bw'Abanyarwanda, ariho hari inzu ya kinyarwanda yo mu bwoko bwa Kagondo. Tukaza gusangamo nanone icyumba cya 6 kiganjemo ni imyambaro ya kera, imikino ya kera. Bamwe bemeza ko burya n'Abanyarwanda bari bazi gusimbuka cyane kurusha ahandi. Icyumba cya 7 nacyo cyanyuma higanjemo ibice 2, aho tuza gusanga imbanziza amateka y'u Rwanda, prehistory cyangwa préhistoire, n'amateka ya vuba, histoire contemporaine. Kandi nk'umubyeyi winginga ikibondo wanjye. Ibyo dufite rero bihagaragara twereka abantu, tuhagira izi nzu za kinyarwanda tubona aha, tukahagira n'ingoro umwami Mutara wa 3 Rudahigwa yatuyemo kuva muri 32 kugeza muri 59, tukahagira n'inka z'inyambo. Nibyo bintu dufite bikusanyirije hano abashyitsi baza gusura. Ubundi iyi mize cyangwa se iyi ngoro yabaye mize guhera mu mwaka wa 2008. Uwa mbere wayibayemo ni Habyarimana Juvenal, yayibayemo kuva mu mwaka wa 1980 kugeza mu 1994 apfa. Ariko Pastor Bizimungu yaje kubamo, nawe yamaze imyaka 6. Niho batekereje ko igomba kuba museum kuko yabayemo abo president 2, kuko iyo ni mize presidentielle ivuga ubuzima bw'abo president bombi. Muri iyi ngoro ubusanzwe dusobanura uburyo yakoreshwaga. Turavuga ngo ni iki cyakoreshwaga muri iyi nzu, yakoreshwaga iti. Ikindi kintu twerekana exposition temporaire cyangwa se temporary exhibition yerekana evolution kuva mu mwaka wa 1900 ku ngoma ya Musinga kugeza mu 1959 ku ngoma ya Kigeli wa gatanu hindurwa, ni mu buryo bw'imyambarire ndetse n'ibisokoreza. Yerekana ikindi cya gatatu twerekana ibisigazwa by'indege, ariko byo biri outside. Tubyerekana iteka iyo tumaze gukora tour guiding y'abashyitsi, hanyuma tukajyana kubiberekana. Igihari ahangaha tuhamurika cyangwa se tuhasobanurira abantu ku bijyanye n'amateka kamere.
muri ibyo rero harimo nk'ibijyanye n'inyamaswa zitandukanye dusanga mu gihugu hose, mu mashyamba se, mu maparike dufite, ariko si n'inyamaswa gusa kuko hariho n'ibijyanye n'ibimera. Nanone harimo ibijyanye n'amabuye atandukanye usanga mu Rwanda. Ikindi kiyongeraho ni uko hafite amateka y'uko habaye uwo bita nyine Richard Kant, Umudage, akaba yari umurezida wabo mu gihugu, akaba yaratuye muri iyi nzu. Icyo gihe hari nko mu myaka ya 1908. For example, hano Kanombe twakira amakwe abiri buri wa gatandatu. Buri bukwe butwishyura 250, 250, kandi bitatu bya kane byaje mu bukwe byaje muri zo jaride zirabirangiza bijya kureba gusura yamize. Umunyamahanga yishyura 6,000, umunyarwanda yishyura 1,000. Urukari rutwinjiriza miliyoni 5 buri kwezi. Urumva ingoro z'umurage mu Rwanda nubwo zije vuba ariko zirageza kwihuta, ziragerageza kuzana umusaruro vuba n'ingoga. Muri urwo rwego rwo kubyaza umusaruro ibihangano by'umwimerere nyarwanda, hari benshi usanga barabikatajemo, buri wese n'impano ye, kandi ugasanga bibatunze kuko usibye ibihangano bagurisha mu Rwanda banabigurisha no hanze yarwo. Aha twavuga nk'abakora umwuga w'ububoshyi baboha byinshi bitandukanye, kandi tuzi ko mu Rwanda kuba hari ibya kera ni gakondo nyarwanda. Twatangiriye ku bintu by'abanyarwanda bari bazi, kuko intego yacu yari yo gufatanya n'abagore bo mu cyaro kugira ngo tubunganire. So dutangirira mu bintu bari basanzwe bazi, arizo nkangara, izo bakoreshaga mu kujya gusaba, gutwara ibihembo mu bintu byinshi. Twagiye duhindura ububoshyi, abagore babohaga imitemeri, babohaga imihayiha, noneho reka tureke kuboha umuhayiha. Ndashaka ko muboha nk'utangira indiba y'agaseke. Ndabigisha, barangije nshyiraho utwuma, nambara amahereni. Ubwo iyo ni ikintu kivuye muri gakondo. Ihereni ryabonye isoko, abagore baraboha, babona amafaranga batari bakabonyeho, baranezerwa cyane. Mu Rwanda rwo hambere habaga ubuyobozi, hakaba umwami uyobora igihugu, hakaba umutwe w'ingabo, hakaba umutwe w'abaririmbyiga. Ntiwavuga umutungo bwite mu by'ubwenge ngo usige imbyino n'indirimbo. Imbyino nazo tuzi ko ziri ukwinshi, byaba mu mihimbire yazo cyangwa se mu njyana zibyinwamo, ariko byose gakondo ni imwe n'inyarwanda. Hari n'abahitamo kuririmba bacuranga inanga nk'igikoresho gakondo cy'umuziki. Ubwiza bw'inanga navuga, icyambere ni igikoresho cyacu cy'umuziki cya gakondo cya Kinyarwanda. Ikindi cya kabiri ni igikoresho cy'umuziki gifite umuziki mwiza ku buryo abantu badashobora gutekereza. Impamvu mbivuga gutyo nuko nko mu makonseri nkora, yaba nk'iyo turi mu bihugu byo hanze, usanga n'abazungu n'abandi bantu bizi by'umuziki baza kureba icyo gikoresho kibaje mu giti gisohora umuziki mwiza gutyo. Inanga ngiranezeza kuko numva mbere yo kunezeza abandi ngiye baba yarangije kuneza, mba napfuye muri make. Nakuze nsanga iwacu bayicuranga mu miryango yombi, habaho mama avuka naho papa avuka. Tujya tutumirwa mu makonseri, mu mafestivale atandukanye, amaserukiramuco atandukanye, kandi baratwishyura. Ni mu bwo buryo tugenda tubona amafaranga. Abanditsi b'ibitabo nabo ni bamwe mu bafasha abanyarwanda kumenya byinshi ku murage w'u Rwanda. Nkunda guhanga ku migani ya Kinyarwanda ya kera y'abakecuru bacu, kera habayeho. Ibyo nibyo nandika mbigeneye cyane cyane abana batoya. Ubundi ngakunda kwandika nanone ku byago byagwiriye u Rwanda byitwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nkaba nkunda kubyandikaho cyane imivugo yo gufasha abantu mu cyunamo n'amakinamico yo gufasha abantu gutekereza kuri jenoside. Icya gatatu ndi kwandika ubu ngubu, ndimo gushaka kwandika, ndi gukoraho ubushakashatsi ni ibihozo by'abakecuru ku bana b'impinja, gusinziriza umwana, gutuma umwana waraka yaseka. Abo bose rero n'abandi bo mu bindi byiciro tutavuze, ikibazo usanga bahuriyeho ni imbaraga umuntu ashyira ku gihangano cye,
bugacya kiganywe ku buryo butari ubw'umwimerere, ndetse kandi hakaba n'abacuruza ibihangano batavunikiye mu gihe byagombye gukiza ba nyirabyo. Zimwe mu ngamba muri police Rwanda yashyizeho, leta yashyizeho ni ya intellectual property rights, umutungo bwite cyangwa ubwenge bwa muntu yakoresheje. Bivuze rero ibintu byose dufite ni umutungo bwite w'igihugu ugomba kugirira akamaro ba bantu. Bivuga n'umuntu wo hanze uzashaka kuwucuruza yishyura royalty u Rwanda, cyangwa se babandi bashaka kubyigana birabakumira, cya kintu kikagumana ka gaciro. Ugasanga umushinwa yagihimbahimbye yagikoze uku, ejo icyo wagurishaga tuvuga nk'amadolari 300 kiragura 10, ubwo tukaba turatakaje. Ririya tegeko ritaraza ntabwo twari tuzi uko bigenda, cyangwa se niba tubizi buhoro. Ubundi igitabo icyo kimaze gusohoka wakirangije ukijyana muri Rwanda Development Board kugira ngo ukirinde. Nkanjye mfite experience, nanditse igihangano kirasohoka giciye mu nzira zemewe n'amategeko yose, ngiye kubona kiri kuri CD. Noneho cya gitabo kiri kuri CD, kandi iyo CD yanditseho ngo umuhanzi utazwi, artiste inconnu. Ubundi guhanga ni akazi nk'akandi, ni nk'uko umuhinzi afata isuka akajya ku murima agahinga ategereje ko azabona umwero ukamutungira umuryango cyangwa se akawukenuza mu bundi buryo. Nicyo cyagiye nanjye mfata nkajya mu cyumba wanjye cyangwa n'ahandi hantu nahisemo, nkafata ikaramu nkandika indirimbo. Iyo ndirimbo mba nyikoze kugira ngo ibe umutungo wanjye. Iyo umuntu ayikoresheje uko yiboneye, ni nk'uko umuntu ajya mu murima w'umuntu akajya gusarura ibishyimbo, ni nk'uko umuntu ajya mu iduka ry'umuntu akajya gukuramo amafaranga n'ibindi bintu, ni nk'uko umuntu ajya muri banki kwibamo n'ubujura nk'ubundi butandukanye. Nicyo gituma dufite iriya association iriya yitwa Ingoma iduhuza twese. Icyo kintu uvuze nicyo turashaka natwe tubona ukuntu mu bihangano byacu twazabibyazamo umusaruro, tukamenya no kuproteja indirimbo zacu hano mu Rwanda no mu mahanga. Ko hari ikibazo cy'umuntu ashobora kumva wakoze indirimbo nziza hano, umunyamahanga akayifata akayigiriye na samputu byamubayeho igeze kugira icyo kibazo. Si mu Rwanda gusa usanga iki kibazo, no mu bindi bihugu byo ku isi bibaho, gusa ariko